n'umuntu warose ari kurya ari no guhinga bazaduhamagare tubirukane izo mbaraga kimwe n'umuntu warose atakaza iby'agaciro mu buzima bwiwe cyanyuma uwarose abona mwambariye imyenda uremira ijambo ngo Imana irabizi izabikora ntirara ubusa ntikodesha ntishyura minerval ikibazo ni wowe so hari uburyo bubiri hari kuba dusengana mu gitondo gutya hari uguhamagara hari no kuza muri biro ariko twavuganye kuri rendezvous undi umuntu bashambagije gutyo iyo terme sinari nyizi genda yizi nyimenye vuba iyo gushambagiza ni wa muntu baroga ariko ukabona atari ikirori bafite impamvu urabona amafaranga ntaraboneka kandi nawe ukabona nibyo we aguha raison kandi baramushambagije aguha impamvu yo kutagira gute yo kudakora ikintu iya ati rubona nta n'impamvu ati ibintu nzagira Mana nyagasana wari kowe wamureba ukabona kubara aho wamukubise igisha ari mu kabande ari marazenguruka hari nibyo bita kukuroga ibitotsi yes no ikintu cyose kiza cyaza kuza kigasanga wasinzire mu buryo bw'umubiri cyangwa umwuka ibyo ngo n'abagore babikorera abagabo oya ngo mwisombe bita igicucu oya Mana nyagasani kuri ino si Satani ari mu bintu byitwa akazi ni uguhaguruka tugasenga kera abakozi b'Imana bakureho iyo myako uwabakeneye deliverance ntakene yego nyamara ijambo rimwe gusa rihindura ibintu ripfa kuba ryavuzwe n'uwabisigiwe yego njye n'ukuri nuko ntakunda sinkunda kwiyamamaza ariko nkubwiye muri telefone no kuri commentaire barabyandika burya hari ubona bwiye ntigenda Imana irabikoze ati se no kutavuze cyane yaragiye gukora provisoire yarahafanga ntavuga hariho ati nkoze kane ntigenda ariko ndavuga ngo in the name of Jesus icyafunze umwuka kitakiwurekura akana gahita gumeka karaseka kubera iki ubwo yaragiye kwarozwa iyo myuka noneho je kwa muganga bashakishe babure bapime babure ikintu umuntu yirenge gutyo nuko Satani arimo yiba abantu haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries hamwe na Revera Ntababazi Jean Baptiste muri ya gahunda yo kwezi kwa 9 ko kwibukwa gutabarwa kurengerwa no gukundwa n'Imana dukomeje amasengesho twinjiye mu cyumweru cyitwa ngo bohora zitura kuraho iby'abarozi baziritse iby'abagome baziritse iby'abagambanyi baziritse ikintu cyose kiziritswe kigomba kuziturwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kumana natwe muri aya masengesho witegura kwakira ibyaziritswe byose maze ukabasha ukarengerwa Imana nishimwe cyane kandi muri urwo rwego dukomeje ya gahunda yacu ya Seeds of Joy fasha abana ita ku bana ita kubabaye ni uburyo bwiza bwo kwerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari itorero si idini si n'umuryango sigenda no kuba n'itorero burundu ahubwo naho duhurira tukanezerwa bohora bohoza zibuza isoko yawe amina amen ndagusuje ngo uhaye ikaze kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka amazina yanjye ni Jerry nkwifurije gukomeza kugubwa neza aho uri hose tukaba dutangiye icyumweru cyacu cy'amasengesho nkuko musanzwe mubimenyereye muri aya mezi 3 kuko dusigaje ubwo tugeze mu kwezi kwa 10 hasigaye buri cyumweru murabizi ko mu ntangiriro z'ukwezi dukora amasengesho mbifurije rero kuzagira ibihe byiza hamwe natwe Imana izabane namwe abantu bari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda mwese mumve muguwe neza mbahaye ikaze ntabwo turi twenyine muri studio turi kumwe na Silas ndetse na Mushumba ngo haye ikaze Mushumba waramutse urakoze cyane naramutse mo ndashima Imana n'abantu bayo boss mpereye kubatankunda n'abatanshaka n'abatandeba ntera stress yo bambonye nabo ndabashimira bose kandi bene nabo baba bahari ubundi udafite abanzi ntiwamenya imbaraga ufite abanzi igipimo cy'imbaraga ukifitira kubanza ntago ari kubakunze rega nakusobwiye ngo umurima w'ibijumba hajya nk'abarinzi bangahe ibijumba ndabona banke sirindwa n'iki n'abantu bafite bunduki
cyakoze by'agaciro. ni ukuvuga ngo ahari iby'agaciro niho n'abajura babona, ni naho n'uburinzi buri. Burya rero uko bakurwanya cyane ni nako Imana igushyiraho uburinzi. Cya kabiri ujye umenya ko ndi mu bantu bakorera deliverance abantu. Kuva rero nyikorera deliverance abantu ngomba kugabwaho ibitero pe ni ukuri. Barabigaba kabisa. Ntabaye maso siraswe bemeza atabaye maso. Nta muntu urasengera hagutera. Ibyo byonyine se gusa. Zugusetsa. Abantu bakeneye kumva ko bakuranye. Yego. Uranamuse iyo namusengeye mukora deliverance ni ibintu ahubwo hari n'izindi mbaraga ashobora kuba yanajya gushakira akazi koherereza zikakugwa nabi kandi wamufashije akanakuvuga akanakurwanya kandi wamugiriye neza. Izo ni imbaraga za shitani ziba ziri mu kumukoreramo, ariko nuko nawe uba ufite imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu bavuga ngo rero ngo umuntu ufite imbaraga z'Imana afite n'uburinzi bumurinze burusha imbaraga za shitani. Imana ibaho umugisha cyane, agira umusubize ijambo umukozi w'Imana batubazaga ku kiganiro. Nuko ikindi kiba kiriho baba ubundi abantu bajya bishuka dayimoni ntapfa. Dayimoni ntapfa yimukira ahandi akazi. Arazerera ashaka ahoroshya akinjira. Iyo umwirukanye irajya ahandi nawe wazarangagaruka iwawe aho ngaho. Rero bya bintu umwirukanyemo nibyo bizerera mu kirere bihiga undi muntu. Bigafata utwana twawe umugore wawe amafaranga bikinjira bikaza mu cyo tanga dayimoni wo kwihora. Rero ku muntu usenga abonye amasengesho uwo mudayimoni agomba kumwirukana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Tutangira ibihe by'amasengesho byacu, ndagira ngo kuko abantu benshi bafite hari ibintu bagenda basengeraho, hari ibyo bituma badasubizwa, nibyo tugenda tugarukaho kugira ngo abantu bamere neza. Ejo twagarukaga ku rukundo no gukizwa no kwerera imbuto abantu. Ariko se uyu munsi bwo mu masengesho yacu y'uyu munsi? Urakoze cyane. Icya mbere tugomba kumenya nuko twinjiye mu gihe cy'amasengesho y'imbaraga. Buri gihe iminsi 7 ya mbere y'iki y'ukwezi, aharo ni iminsi 7 itazongerwaho indi y'ukwezi kwa 10. Ko tugomba kurasa dusenga icyumweru cya mbere. Aha hantu ndashaka ko dukora bino bintu bikomeye gutyo. Cyo twita rwanira uburenganzira bwawe. Hari nk'abakobwa ba self-hard bari banze guha 8. Hari igihe umuntu yicara ibyari ibye akareka bikagenda bakabitwara. Ndashaka guca uno mwuka nuko ntazawubasha, kuko abigisha turi benshi ngo tubiharire Imana izabyikorera. Oya, haguruka urwanira. Niba haguruka urwane, umenye ko ibyo urwanira ari ibyawe. Burenganzira bw'abantu, burenganzira bw'akazi, burenganzira bw'ubushobozi. Niba sitiye kuyamva ibyari fata ibyari byawe. Njya nkunda ijambo sirasa yigisha abantu ngo nuko umugore amubwira ngo ndaguha umuhesha w'ibyawe. Umuhesha w'ibyawe. Noneho ngo kandi ngo baguhe ibyabako ngo nibyo basaruye ukihava. Ubwo n'indishyi z'akababaro. Urumva? So rero abantu barasinziriye kandi bakibagiza kuvuga ngo nuko ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuturize ngo kugera ubwo azashyira amahoro i Yerusalemu. Nanjye rero ngomba kugusengera yanteza kuntera zashije baje nukuri nuko mbivuga nisekera. Kano kaguru ndwaye maze gutanga nka miliyoni 2. Ndabizi. Buri munsi 10 kandi sinyaburi hanyabona burakagenda. Ariko ni ya mudayimoni. Hari umuntu mwize kusengera nkora impanuka enye hano kuva hano kugera epfiriye. Ndabyibuka. Nize gusengera undi muntu umwana afatwa no kubura umwuka. Kandi impamvu ntibabohereje amakondisiyo asabwa kandi bakeneye deliverance. Hari n'ubwo ngo ndashaka ngo usengere live mbona nkubone sende wagiye ku itorero ryawe. Ubundi ubumwe bw'abera ngwino wige tugufashe gusenga. Wiga ukwiye gusenga, rwanira uburenganzira bwawe, rwanira ibyawe. Yes. Yego. Nicyo amasengesho ndashaka abantu bagira mu imbaraga. Bundi ibyawe bari ibyawe. Yego. Kandi ibyo ugomba kubikora nk'ibyawe. Kandi warangiza ukamenya ukuri buze kubikoramo imbaraga n'uburyo ukwiye gukora ikintu gikwiriye. So rero hari abantu bicara akumva ngo Imana izabyikorera. Twavuze ngo ukine bubyibuka.
sample y'ibitangaza byawe iri muri wowe. Yego. Abantu bagutwara isambu uceceke, bagutwara ubuzima uceceke. Nk'ubu hari abantu bakobwa batwaye imihango urabimva ariko ndi kubyumva. Imihango mu Kirundi bayita ubutinyanka. Akarobiza ntabwo nari mbizi Kirundi nzakikwigisha nzakinyigisha. Ariko nuko nishuje abarundi pe wigeze kuhavuga baravuga bati rwose barahatembera. Shuhuje abarundi n'abarundikazi, abari Burundi, abari muri diaspora burundeze bose. Imana bampera umugisha. Aho mu giteranye ndabashuhuje kandi we ntabwo haza aho ntabwo nahamenya mushoma. Ndabashuhuje n'ukuri. Abari za Muramvya, za Muyinga, abo bose ndabashuhuje. Mu Kirundo, abari ku Mparamirundi mwese ndabashuhuje. Mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Cyito cya Rugombo mwese ndabatahije. Imana bampera umugisha. Urumva hari abakobwa batwawe imihango, yego, batwawe ubutinyanga, batwaye periode yabo. Uwo mukobwa azabyara ntago bikunda, uwo mugore azabyara se ntago bishoboka. None se baramurose umunsi arava, nta azabyara gute? Ndeberaga bahindutse ibiremba. Yego, n'uburenganzira bwawe. Ntabwo waje kurya ibiryo no kurya, waje kugira ngo bane n'umugabo. Umunsi aharadahari kubera iki? Abarozi babigizemo imbaraga. Bahombeje iduka, bahomba ubucuruzi, bahombye imirimo yawe, bahombya diplome, ibintu byose barabyangiza. Rero ino minsi 7 garuza ibyawe n'abawe in the name of Jesus. Amen. Urumva izo mbaraga ziri hariya. Ndikuzumva mushoma. Twigiye kubika perimi mu rugo. Abaza umuntu ashaka ufite kategori, nta uramubaza ngo banamwandikire. Ngo buriya ngo benga umuntu ubona akazi ngo nufite bene wabo Kukisi. Iba abantu baratwa abandi barwaye amavi ntibagenda. Rega njye ndimo ndareba. Total ya musandone mora clame potariasis. Aya masengesho afite imbaraga zo hejuru. Yego, ndabyumva. Mu rwego rudasanzwe cyane ko ari ukugaruza ubuzima bwawe. Aho nanjye ndafatanya nabo. Hari numvise narambiwe muri ngewe. Nanjye nuko hari byo narambiwe. Ntirishinge ntabwo ndi umwenda wacitse. Umuroza amanitse agaruka kandi arimo araroga, yakuzinze, yica yakuzingiye abana baraho ntushingira. Ariko ibaze agahinda k'uyu mubyeyi ufite abana afite imyaka 30 40 badashyingirwa. Hari n'ubikoze utari ku mwana wanjye zongo ati ntabwo ibyo binde basimbyitayeho. Ntabwo biba bisanzwe. Nyamara ukagira ngo ni umwana watekereje, kumbi ni ya myuka mbi tugomba kurwana, ikomoka muri karande, ikomoka mu muvumo, ikomoka no mu bantu babi twagendanye. Yego, naya masinjito yo guhambura rero dukubita tuzana ibyacu. Yego, ibaze kurwara umugongo uri umwana ariko ufite imigongo ari abakecuru. Nge nanjye sanga urwaye ngana gutya, ukabona umwana arwaye umugongo abandi buriya. Yego, ejo mbere ko njya kubwiriza, ejo bundi nagiye kwa muganga. None ngeze kwa muganga bamaze kumvura, asohotse mpura n'umuntu uhetse umwana. Arambwira ati umwana wanjye ameze nabi. Ndavuga ni madamu, umwana ameze nabi? Urutse umwana wawe kuko kakabuze umwuka. Ndamubwira uyu nguyu ntago kwa muganga bavura kubura uyu mwuka. Nagize gutya yahise fata urutoki nkoza no ku mazuru, ndavuga ngo in the name of Jesus, icyafunze umwuka kitakiwurekura. Akana gahita gumeka karaseka. Kubera iki? Ubwo yaragiye ko arozwe iyo myuka. Noneho ujye kwa muganga bashakishe babure, bapime babure ikintu. Umuntu yirenge gutyo nuko Satani arimo yiba abantu. Yego, ukukiro ni cyumweru cyo kugaruza ibintu byose uko bingana kandi bigatungana. Amen. Yego, hari ikintu rero Satani ajya akora, kutamwenga Imana nk'umugisha kandi naramuvuyemo. Imana iguhe umugisha cyane. Ahita ambwira ati amafaranga nzaje kwizana ngiye kuyaguhanira. Njye ntabwo nkorera ibyo bintu mukobwa amafaranga. Genda ushaka umukene utanga ituro ryo kumwana kiza. Kuko ndibuka tujya gusoza kira cyumweru waratubwiye uti ntihakagire umunsi wira utabonye umuntu ukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Kuri muri iyi minsi nushaka nyamara wumva ari tayari naze tugaruza ibintu. Yego, abakobwa baragumiwe. Noneho ikintu gitera agahinda, abakobwa birumvikana barindira ubabaza. Ariko n'abagabo n'abasore nabo ntiyatari. Se umusore aragumirwa cyangwa niyo igumije simbyumva buriya. Ari
niwe ubigiramo uruhare ariko twamaze kubona ko ari ikirere cy'abagome. Reka nkubwize ukuri, erega satani ntazaza afite ihembe nko babona bamushushanya. hari umuntu twahoze tuganira w'ahantu mu gace kamwe ntari buvuge, ambwira terime numva sinyumva, wenda ndayivuga abantu bayumve bumve ngo ni biki. hari ibintu bita ngo gushambagiza, sinzi ngo ni ibiki. Barakuroga nyine uruzerero nyine ngo baragushambagiza ukagenda utyo ugahora utyo ukarya ukanywa ariko ntugire ikindi uzimarira. umuntu agakorera amafaranga ntamenye aho yaciye, umuntu akagiriza imyaka ntazagire igitekerezo cyo kuba yakubaka, nyine agahora avuga ati nzaba mbikora ejo, kumbe si wowe baragushambagije. ni ukuvuga ubundi umuntu bashambagije gutyo. iyo terime sinari nyizi, genda yizi nyimenye vuba. iyo gushambagiza ni wa muntu baroga ariko ukabona atari ikirogi, bafite impamvu. urabona amafaranga ntaraboneka, kandi nawe ukabona nibyo, we aguha rezo kandi baramushambagije, aguha impamvu yo kutagira gute, yo kudakora ikintu. ati rubona nta n'impamvu, ati ibintu nzagira Mana nyagasani. ariko we wamureba ukabona aho bamukubise igisha ari mu kabande arimo arazenguruka. hari n'ibyo bita kukuroga ibitotsi. noneho ikintu cyose cyiza cyaza kuza kigasanga wasinzire mu buryo bw'umubiri cyangwa umwuka. ibyo ngo ni abagore babikorera abagabo. oya ngo mu isombe bita igicucu. oya Mana nyagasani, kuri ino si satani ari mu bintu byitwa akazi. ni uguhaguruka tugasenga. urumva icyo nshaka kuvuga hano ni iki? ni ukuvuga ngo ukuntu babikora n'ukuntu babigenza nta kindi ni kimwe. ni ukuvuga ngo ntabwo usinzira, ahubwo mu gihe cyo kuguhamagara ngo nguhe akazi uba wirakaje wafunze telefone. mu gihe ntabwo ushaka kumvugisha, sinshaka n'umuhamagara, ndashaka kuba jyenyine, ukayirya kara, amahirwe akanyuraho agasanga byarangiye. ayiwe cyangwa ukavuga uti jyewe ndumva kujya gutembera mu Mutara kandi bagukeneye saa yine i Kigali, ukanyurana n'amahirwe. ni ibitotsi by'ubuzima. rero tugomba kugaruza bino bintu mu izina rya Yesu. hari abandi baruga ibirozi, akakora ikizami, ajya muri interview akabura ikintu avuga, bakamubaza akashaka pe agaheba, kandi yarize yaritoje bivuga neza, n'ikizame yagitsinze. muri aba ngaba hari nk'umudamu w'i Burayi ngiye gusengera mu izina rya Yesu, elakuwa masite inte ibintu mba mvuga aho ndimo ndafashwa, ndimo ntekereza kuriya, ntacyo uyobewe. hari abantu bahomba ubwene gihugu, yego, hari abantu bahomba ibyangombwa cyane kubera ko yagiye buri icyo avuga kandi aragifite. yego, undi akagenda yajya mu gukorera provisoire akabura ibintu yandika kandi bimurimo. yego, cyangwa kugeza kundoga nanjye bwa mbere nkora perimi, yego, nkabona agakecuru gahagaze kuri kona ya 3 mu buzima naniga sinyeze ngonga ikona ko imodoka nisanzwe nyizi. imodoka natwaye muri 1995 twaraga n'ikamyo ngewe, neza ngiye hano hafa nihinjira gutya neza nyuberwa ibintu ndimo, kandi uzi ko ubundi iyo utwaye ugomba kureba ikona rimwe. nashidutse narebye menshi ngonga irya 3, kandi burya umuhanga ntagongesha ipine y'inyuma, ni y'imbere. ku ikona ya 5 aragenda. ubutaha ngiye gukora, ngiye kubona mbona ngo ikintu kirahengamye, niko byagenze. ngiye kujya muri demarage, yego. urumva ndimo ndakubwira ukuntu satani yiba umugisha wawe. ikindi akwibisha kuguteranya n'umuntu akakugirira akamaro, yego, tumenya ngo ni ukudarapa harya, akakudarapa twe tubyita ngo ni ukugira ngo ni barakumakiya, akagushyira ku mugaragaro, akagushyiraho makiyaje y'icyangiro ku buryo wagombaga kubera ikiraro akubera amahwa, wagombaga kuba umugisha wawe akubera umuvumo, kugira ngo unyurane n'ibyatuma uhimba. ubundi ikintu kiriho iby'Imana ishaka kuduha ngo tunezerwe, nibyo satani atifuza ko twakira kugira ngo duhindukire. ntabwo ashaka kubona amashimwe. niyo mpamvu muri iri jambo ry'Imana tugomba guhaguruka mu izina rya Yesu. ibaze ko bazengurutse imyaka 38, arabwira ngo noneho
nimutambike Nimucyambe. buri gihe mwazengurukiye mu butayu arazi kunyura aho wavuye bamidiyani bakorera Filisitiya wizengurukaho witorora ngo dore igihe mwazengurukiye nimutambike kutiya kwa kabiri cyo cya kabiri ngira ngo umurongo aho ngaho mukozi w'Imana ngaha amasinsha hashingiye muri izi mbaraga yego abagore abantu bambuye imihango iragaruka bambuye amasambu aragaruka bambuye amazu aragaruka ni imbaraga zo kuzana ibyo wanyazwe kandi twongere tubwire abantu ngo indwara nyinshi abantu barwaye si indwara zo kubicisha ahubwo nizo kubadindiza mushumba yego turi mu masengesho kuko turi kuvuga turi gukanda nyine ibyatuma abantu bakira hari umuntu abantu twaganiriye ugasanga abantu nyine muramfasha nk'abanyamasengesho abanyamwuka n'abandi bose dufatanye kugira ngo twumve afite akazi keza arahembwa umushahara mwiza ariko akakubwira ati ndarambagizwa bikagera kuri nivo nziza akagenda ntazi ikimujyanye undi akaza gutyo ibi bintu biterwa n'icyo ubwo ni muri domene nyinshi kuko ubwo turi kuri cya kigero cy'amahirwe uri kuri posite y'akazi uzi ko bigiye kugenda neza ukabona birangiye utaruzi ukuntu bigenze ni ukuvuga ngo ikintu cyiza wari ugiye kugeraho ntikikubyarire umugisha uhoraho yego buriya uwo muntu kimwe n'abandi nk'abangaba umuntu uzwi yapfushije ubukwe urambagiza ntibagaruke kumubwira ntumenye ko bashwanye umuntu wundi nawe urambagizwa akamusezera nta mpamvu yego ndetse n'undi ukunda umuryango ukanga uwakunze nibegera abakozi b'Imana bakureho iyo myaka uwabakeneye deliverance ntakene yego nyamara ijambo rimwe gusa rihindura ibintu ripfa kuba ryavuzwe n'uwabisigiwe yego njye n'ukuri nuko ntakunda sinkunda kwiyamamaza ariko nkubwiye muri telefone no kuri commentaire barabyandika burya hari uwo nabwiye ntigenda Imana irabikoze ati se no kutavuze cyane yaragiye gukora provisoire hafi ntavuga hariho ati nkoze kane ntigenda ariko ngo nishyure ntigenda kuri se kudavuze ngo utateye hari ngo dusenge biti genda ukore genda bana 18 hari ijambo none se hana bamaze kumwita umusinzi Eli yavuze ngo iki ngo genda Imana yesere guha umutima ushaka ibyo byonyine gusa birahagije ko ni ijambo rivuzwe n'ufite uburenganzira ni ijambo rivuzwe n'ufite izo mbaraga rero kumwe bw'abera ministries ibintu byawe byose byanyazwe bigombe bigaruke mu izina rya Yesu yego amen sira turi muri aya mavuta yo kubohoza ibyacu yego amahirwe satani yatwambuye ibyo twanyuranye nabyo n'umugisha wacu yego wavuze gushambagiza ugapfa yego nanjye ntabwo nari mbizi ariko nanjye narabyumvise vuba hari igihe bagushambagiza ugapfa ugashambagiza abana bawe bakakunanira imyambaro wakwambara imyambaro ntuberwe wambaye ihenze mbese waba ufite n'imodoka ihenze wayivamo ukabona ufite icyangiro baragushambagiza business igapfa umugore ntakubahe umugabo ntakubahe ibintu ibyo byose bikanga yego izi rero izi mbaraga nizo ziri mu gutera abantu kubura ibyo bagahawe niyo yaje mu mushumba yatubwiye riri mu gutera kwa kabiri bice bibiri umurongo n'umurongo waho wa kabiri bahasoma avuga ngo igihe bazengurukiye umuntu akizengurukaho abisirayeli bizengurukaho Imana yaravuganye nabo yego ikibazo suko Imana yavuganye nabo ahubwo ibyo yavuganye nayo kugira ngo ibisohoze hari imbaraga zabifasheho ingwate zibifata ingwate zirakunyaga zibifataho ijambo kandi zikunyaga ubishaka ariko nawe wakwinyagama ngo ushaka inzira ukayibura washaka aho uca ukahabura washaka icyo wakora ukabura umwanzuro n'igisubizo ariko muri aya masengesho mushumba hari ibintu ajya avuga hari n'ibyo yagiye yatura ku bantu ngewe nzi byonyine no kuvuga ngo wakira hari n'ugeze kumubwira ati se mushumba buriya yansengeye ko nabonye arambura ikiganza gusa ko nabonye arambura ikiganza avuga ngo nigende amahoro nawe ni buriya byarangiye ugiye guhirwa ejo bundi arambwira ati byakunze
rero duhagaze muri uyu mwanya kugira ngo dusengere abantu, duhagaze muri uyu mwanya mushumba gukora deliverance, nanjye ngusengera ibintu byose bigende neza, kandi icyo Imana yavuze kuri twebwe ikiba kigomba gusohora, ahubwo nuko hari imbaraga zikirwanya kugira ngo kidasohora. Muri aya masengesho rero ni amasengesho y'imbaraga, yego, ni amasengesho yo gukura mu nzira izo mbaraga zashambagije ibyawe, ni amasengesho yo kugarura abana bawe bari barakunaniye, ni amasengesho yo kugira ngo ucuruze wunguke, ni amasengesho yo kugira ngo ukire ubwo burwayi. Nk'uko umuntu ugasanga hari n'umuntu wambwiye ngo arwaye iryinyo igihe kinini, yajya kwa muganga ngo barebe bakavuga ati ngo yagera kwa muganga agasanga rirakize, agiye kwa muganga bashyizemo ibyuma ati rirakize, yataha ageze mu rugo rikamuzengereza. Hari n'undi uvuga ati ugutwi kwanjye kumereye nabi, yagera kwa muganga kugakira. Ibyo byose izo ni imbaraga. Undi ati ririmo rirangira ati rirabyimbye ringanya umusozi, yagera kwa muganga ngo rirabyimbutse. Izo ni imbaraga zihiga abantu zibabuza amahirwe, ariko duhagaze muri aya mavuta kandagira amateka yo kumenaguriza imbaraga. Yego, reka dusenge kugira ngo ibintu bigende neza. Amasengesho arakomeje, ariko n'ubundi mwahamagara abakozi b'Imana mu byiciro bitandukanye kugira ngo dukomeze dusenga muri iki cyumweru. Barahari kugira ngo babakire, musengane ibintu bikagenda neza. Twasenga, reka dusenge. Imana turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Muri iyi saha, iyi minota, duhamagaye ukuboko kwiza kw'Imana. Nzi yuko uri Imana ikomeye, waravuze ngo ndi kumwe namwe, nzabarinda aho muzajya hose, nzabagarura muri iki gihugu. Igihugu ni amasezerano Shitani baragiye atunyaga, yanyaza abakobwa babatwara imyambaro, babatwara imisatsi, abagabo babatwara amahirwe, babatwara inyenyeri, ibintu byose bagenda babitwara. Ababyeyi babatwara umugisha, inyenyeri y'urugo, abana, abasore babatwara guhirwa. Uwiteka, ndagira ngo Uwiteka ko wavuze ngo ndi kumwe namwe uyu munsi muri aya masengesho, buri muntu wese yongere yakire ihirwe, yongere yakire umunezero, yongere yakire kubona inzira yo kwinjira mu kimenyetso cy'ibyiza. Turabigushimiye ko byose ujye ubikora. Terazo benema aya masengesho, buri muntu wese umwiyereke muri aya masengesho. Duhamagaye imbaraga z'Imana zirema, duhamagaye imbaraga z'Imana zitegeka, duhamagaye imbaraga z'Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Ise w'umwami wacu Yesu Kristo arimo ibintu bikomeye, yigaragaze, ahindure ibintu bihinduke, bigaragare. Umukobwa bihinduke, ku musore bihinduke, ku mugabo bihinduke, ku mubyeyi bihinduke, izi ngo bihinduke, mu kazi bihinduke, mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ukurikirana ubumwe bw'abera, bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Turabigushimiye kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. Silas, urakoze cyane gusengera abantu. Icyo nshaka nuko ibyitwa uburenganzira ikuremo iri jambo ngo Imana irabizi izabikora. Ntirara ubusa, ntikodesha, ntishyura minerval. Ikibazo ni wowe. So hari uburyo bubiri, hari kuba dusengana mu gitondo gutya, hari uguhamagara, hari no kuza muri biro, ariko twavuganye kuri randevu. Yego, uriya muntu wavuze w'umukobwa urambagizwa ntibikunde n'abariya bose nibagerageze. So ibintu bikurikirana ibi ngibi, umuntu uzi ko yarose amwogosha umusatsi, umuntu warose abona bamukora mu mutwe, umuntu warose abona bamurunguruka ibikoko bimurunguruka, n'umuntu warose abona yicaye muri toilette irimo umwanda, n'umuntu warose ari kurya ari no guhinga, bazaduhamagare tubirukane izo mbaraga. Kimwe n'umuntu warose atakaza iby'agaciro mu buzima bwiwe. Cyanyuma uwarose abona bamwambariye imyambaro ye bayambara, aduhamagare. N'uwarose ngo tumusengere kugira ngo yakire ibyiwe. Menya neza ko umukandara ndetse n'urukweto nako ni wa musaza niwe bitatumye amye wamuteye indu ari we. Ati mbere yuko munyica tamari muzane nyiri bino bintu, basanga ni Yuda kandi ngo mwice uwo mugore. Ati nyirabyo ngo ati ndihane. So Imana ibamushe mu izina rya Yesu. Ndategeka ngo imbaraga z'abazimuziciye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amen.